uribaza aho waruhukira neza urashaka kuryoshya umunsi wawe nimudusange tubiteho kandi neza Facebook Restaurant n'igihara nyuma ya kiliziya nimudushinga ibirori byanyu tubikurikirane kuko dufite inzobere mu guteka ndetse no gutegura abantu benshi turabakira itsinda inama ikindi kandi dufite ibyumba byiza byo kuruhukiramo amafunguro meza utasanga ahandi African food European food Asian food dufite inkoko nziza ihene akabenzi special nimutugane tubiteho kuri babandi bashaka kuruhuka mu mutwe dufite igisopo inzobere mu gucuranga neza Facebook Restaurant nitwe gisobanuro cy'umunsi mwiza ibyishimo muri rusange mbese inzozi zahinduka impamo rimwe na rimwe bijya byanga ariko hari igihe ziba ukuri bamwe bakeka ko ari ibisasi gusa siko mbibona kuko sinjye waremewe ndababara kuko nanjye ndi umuntu kandi ndakunda nahuye na byinshi mu nzozi n'ukuri mbuze uko mbisobanura gusa nabyise ibara ry'urukundo uvuze uzwi ushinzwe twakoreye aho kandi nakubwiye ngo ndi mu minsi ntabwo ndi kumva ibyo uvuga subiramo ngo nyine ndatwite undekuye ugize gute ntabwo se wishimye sumbwiye ko ukunda utubebe njye nta gahunda mfite yo kubyara sinabikubwiye uratwite oya nabikubwiye kare nta gahunda mfite yo kubyara ariko uri kunyinisha se uri kunyinisha ntabwo mfite yo kubyara kandi ibyo twakoze ese uri serious ntabwo wakwiye kumbwira gutyo kuko uri serious ego more than serious inda yanjye ya iPhone yande please oya njye ntanda naguteye wanga ahubwo tubyorera niba nacyo cyari kikuzanye igende ntabwo nagenda gutya ntabwo twabyanzura gutya kuko byakozwe nanjye nawe njye ntabwo twumva no ndi tayari kubyara allo bro mama uko situation yose iteye njyewe ikintu kiri kumbangamira mu gitondo ndakira call ya mama we wa mwana wanjye we kubizi ko nagukundaga kuki wamemukiye kuki wankoreye ibi ngibi nkamarwa ngo na shangazi we niwe shangazi ngo wa mwana we ngo dukeneye kuza kuri polisi tukajya gusobanura uburyo umuntu yarapfuye ndabyumva ndajya gusobanura urupfu rw'umuntu ntazi uko byagenze twari turi kumwe icyo ni kimwe nkahamagarwa n'undi ngo niba ari umugabo w'uwo mugore nawe ngo ibyo bintu ngo bavuga ko ngo turimbwa ngo tudakurikiranye urupfu rw'umukobwa wacu ngaho umuvandimwe we Brice araza bro ariko se njye hari ikintu nibaza aiba ubundi bari kugushinja iki wowe bari kunshinja ariko ngo nshobora kuba nagize uruhare mu kwicwa rw'ura mugongo kuki njye ntarashwe akaba ari uraswe ufite uruhare rw'uko wishe umugore wawe abyiburire mwana kugira ngo abantu bagira n'ibitekerezo niba baba ubwenge bwaturubuye byagenze gute nese ukaba warataye umwanya mujya gukundana mukajya no gukora ubukwe kugira ngo umwice ngo kuki wahinduye imodoka bro umuntu twasezeranye ivangamutungo njye niba ari n'imodoka bakeneye baze bayisubirane ngira kibazo ufite ikibazo bafite narangije gucyumva ahubwo bifitiye ikibazo cy'imodoka yawe wapi ntabwo ari iki kibazo gusa mara kuko icyo kiza nyuma ahubwo sinzi ukuntu bo mu magambo mu mutwe wabo bari gutekereza ahubwo se nyuma y'ibyo byose wowe urumva umeze gute man wanjyana nk'ahantu nkiruhukira man ihangane nyine nta kundi byagenda niko bimera uriya muryango winjiyemo ariko ndumva udashobotse kandi mere yarabimbwiraga kabisa ngiye man najya kubimbwira mbere bro sinzi n'umuntu ngo bimeze gute noneho natwe nta n'umuntu ugeze ugira uruhare rwo kuvuga ngo reka gira umwete wo gutajya kugira gute ajya kureba umuntu urasha umugore wanjye ariko ubundi ngiye hari ikibazo ariko nanjye mfite hari ahantu biracanganye ubundi ni gute twese twari twicaye tungana kuriya bakarasa umuntu ntihagire n'ubona umuntu warashe uziko twese twatunguwe yewe ndikukeka papa wanjye
papa wawe siko yaranshyigikiye siko rero umuntu wahise ubura nyine nyuma yaho aya Eva papa wawe rero yari yicariye ndabona gatuje nta kibazo ari kwisekera ari kumwe na nyine ashobora kuba atari wabikoze ariko ari ubiri inyuma yarashatse umuntu urasase none oya ubundi dore umuntu wabitekereza ni mere kandi urana wagira ubwoba kubi ntiyabikora none se Eva cyagiye ko wambwiraga ko papa wawe ashyigikiye umuntu ahubwo numvaga abizamo ko yari mama wawe kandi ikindi wa mukobwa mwakundanaga mbere ariko we ntago afite ubushobozi bwo kuba yagura umuntu warasa uriya mukobwa yagira ubushobozi bwo kugura umuntu warasa reka ahubwo mva nkubwira mani ngiye bro noneho ibintu byeruye neza ngiye kuva mu bintu by'urukundo menye ngo ndabiretse uretse ko ibyo atari nacyo kibazo kiranga ntabwo ari wo muti none se werega umuntu muzima bagomba gukunda kandi uba ugomba kuzaba umugabo none se ntabwo ubu urahita uva mu kuzaba umugabo cyangwa kugira umuryango kubera ibyakubaye nta wowe wari wicaye wenda ko wari wicaye ako se twari turi kumwe twari turi kumwe ngewe byaranantunguye buriya byarantunguye kabisa nari nicaye numva isasu riravuze nta nubwo nahise menya ko ari umugore wawe baba barashe nabibonye nyuma ari uko mbona abantu bose bahuruye hariya nawe uri kurira waba Brianne bamere nabi byasana gutyo nkwamagaye wenda nzi ngo ari n'amakuru bifiteho cyangwa ngiri na buryo nabigenza none se uriya muryango kuri kugustressa Iva nese ndabigenza ne man ko ngiye bose na ejo bundi Brice yari mu rugo ngewe arimo aranuka mana ambwira amagambo menshi abizi nacyo ni ikintu kitagiye ikinyabupfura tipe ngema mbona nta kitari na seri ndangije ngewe umubwira yuko iby'urupfu rwa mushiki we nta fite ikintu kimwe mbiziho nta na kimwe kabisa ariko kubyumva ni ikibazo ngo nahinduje ngo nakoze uburiganya ngo nahinduje plaque ngo nahinduje irange nahinduje mbese ninde uri kubikubwira ni Brice man akura mu tipe azahagarika ryari ibintu abariko ubwa mbere yaragukubitaguye urabyibuka ndakubwira ngo reka tujye kwihorera kubera ko mwana biriya bintu ngiye byarambabaje buriya nta nubwo nyapfa kubyibagirwa ukuntu yakugize none ari no kuza ari gukomeza azana amagambo akubwira ibintu biriya bintu byose mbamubwira n'ikintu kimbabaje aka kanya ikintu kimbabaje nubwo ibyo biri kumbabaza n'uburyo ndi kwitekereza urupfu rw'umugore wanjye nakabaye ibintu napangaga byose ninashyize ku murongo ahantu tuzajya aka kanya byose ni ubusa birumvikana ariko urupfu rega ntabwo ruteguza mwana bizarangira toya niryo geno ntabwo bizarangira hariya to one day kuri kuzajya hagaragara ni ukushakisha nyine ntakunda ahubwo wowe hunga biriya bintu use nk'ugiye ahantu kure uhunge ziriya stress zawe mugeze iwanyu nanjye nitahire gusa wihangane komeza wihangane Karo kuda ukora no ku mapine gira vuba ndashaka irarangiye rwose irarangiye yari yarangiye Isaiva nari hehe ko cyapa yara mu mujyi be kureba umjye urebe kutaka n'usanga birangiye umubisha se kubera icyo wakoze imbere yawe wowe wahumbisha nkandi ukubariga n'ubutaka rushiye imodoka nayo irangiye sinzi umuntu uri gukomanga Karo sinzi umuntu uri gukomanga urantazi gufungura ariko bakubwira ngo banakumanga ntabwo yagiye ufite wagiye kure ko nawe ndi kumva se urara hasi ntabirengire bagiye kumufungura umuntu ntabwo yandi kwiyogereza imodoka ubundi urusi urugo riki none se ushinzwe koza imodoka gusa cyangwa ushinzwe no gukora akandi kazi Karo nushaka wongera ufunga cyangwa mwari mwanyihoreye cyangwa mubana n'ubumuga bwo gutumva none se umuntu aravuza sonari reka da akarova mu nzira nawanyitambitse wagira ngo ako se urashaka ngo umwugariro bugariza inka kugira ngo niko mubyeyi uravugana n'uwo nguwo cyangwa ashaka kuvugana nabo muri uru uwo ni umukozi ubu si nguyu anyita mwabiteye ntamwe mugira yanyu ugarutse kunsubira se urashaka kongera kunduka ugarutse kongera kunduka niko ugarutse kongera kunduka se sengutuka ngenda ndashaka kumenya iby'umwana wanjye umwana wawe se ahubwo uvugaruka kongera kuntera umwaka ntugaruke kongera kuntera umwaka dore umwaka wanyu nari monye mukize wongere kumagira umwaka ariko wagiye uvuga neza wongera
kumagira cyangwa ufite uburwayi butuma uvugana nje kubaza iby'umwana wanjye wamuteye mbere se ntabwo nakubwiye ngo umukwe tubwice kuko nari namaze kubona ko muri abahereye bikakunanira ntabwo nakubwiye ni koresha uko ushoboye ubuze umwana wawe ubu bukwe ntibutahe ko ndabona muri abatera mwako birakunanira ugarutse kumagira hanyuma seda nshimye ko nari mu bitaro umwana wanjye akaza ntabwo hamuhera muri gupfa mu buryo budafututse izo hamuhera muri inkunguzi ntabwo umwana yari nabwiye ni wikora ubukwe nyuka arwaye ntabwo nabimubujije ntiwikora ubukwe nyuka arwaye dore nyuko ndumva ngo n'ubu yapfa hagarika ubukwe hanyuma kumubuza gukora ubukwe rero niko kuvamo gupfa hanyuma iyo apfuye nkunkoreho uvuga uri iki se washanuwe ngukoze nk'uri iki ndakubaza ngo utaza kuncumuza iyi modoka mwahinduye irangi ari byo n'amapine nta na kimwe mutahinduye imodoka se ni yandi ni yande nyine ni iy'umwana wanjye ayivanye ariko ye ko ayivanye yasezeranye n'umugore w'ivangamutungo usesuye yasezeranye nawe ivangamutungo usesuye arapfa muhita mutwara none se yari kuyisigira nde kandi ibintu ari by'umugore n'umuntu umwe apfuye barasezeranye bimwe bisigarana nyine usigaye asigaye yivani rero agomba imodoka kuyikoresha ibyo ashaka mbehe muri make muri bene wa muryango umuntu arya utwe akarya n'utw'abana hari utwaze bariye ko yafashe iby'umugore wigeze umubona wabo si umwana wanjye wabiruhiye umwana wanjye wabiruhiye ubu se umwana wanjye yateye umuvuko umutima wazayikizwa n'iki mwabahene nyimwe mwabatera mwako inkovu ese uri mu butaka n'uri ku musozi akandagira ku butaka ubwo n'icyenda ko umwana wanjye atanasasa ubibwiwe n'iki ibyo byazanasara ubibwiwe n'iki mwabatera mwakumwe nari narabiyamye kuva mbere erega narakubonye mbona ko udashobotse mbona ko uwo muryango wanyu nta nicyo tuzawumara ngo sinshobotse wowe se njye narakubonye mbona uri umutera mwaku njye n'umwana yamubonye mbona ni umuhennyi wowe urashobotse ntashoboka ntihapfuye iwawe mbere hapfuye iwawe mbere umva sha reka kumbwira ngo hapfuye iwanjye ndagaye imbwa itazamusangayo ariko se yapfuye umunsi nta nubwo napfuye none ari upfuye umunsi se n'upfuye ejo bitandukaniye byose ni ubu karori hano yewe dore karori bugiye mu gikari araza no gukuramo ipantaro yihanagure vonda yicyuraga yihanagura vuba nyine yihanagure bwa nyuma ariko ubu ndayivana nimero kari mu nzu mbabara ugera ushatira yivane umubwire uti mama wawe aravuze ngo sohoka hanze atagira ibyo yangiza bakamufunga kuko ninongera guhaguruka ngenda haguruka nk'inkuba yo mu kwa kane niko utagira ibyo wangiza bakafunga ibyo wangije birahagije reka ngende ariko icyo nzi cyo na mukecuru nakubwiye ngo utaza gutuma umva icyo nzi cyo mukecuru utangwa mu ntoki nawe muzicuza kandi nongere nkubwire ngo ndagaye imbwa itazamusangayo ungaye utangwa mu ntoki nakubwiye ngo utangwa mu ntoki umwaka wanyu umuri abatera mwaka w'abahennyi babi umva mukecuru yewe ubundi nta n'abakuru ugira nta batera mwaka abahennyi kuki utabajije abakuru none se waheneye undi ninde muri abahennyi baheneye umwana wanjye arapfa none muranyidogaho mutware ibyo muranyidogaho imana nsenga ntabwo ari kwemera ko umwana wanjye abana n'umukoshi umeze kuriya nongere ngusubiremo bwa gatatu ndagaye imbwa itazamusangayo imana nsenga ntabwo ari kumpemukira mwabacuraguzi mwe twaramucuraguye se twaracuraguye twebwe cyangwa bamukubise amasasu baramukubisa kubera ubu ni ubugambanyi bwanyu nyine genda se genda ubane n'inkovu z'agahinda zawe genda nawe uzazigira uri ku isi narigize ngo uje kuyita nawe uzazigira uri ku isi nyabo ntabwo imana yatwara umugore w'umwana wanjye mwe no kutagira ikimusigire ni souvenir tangaha iby'isi se ni ibi ni souvenir asigara iby'isi ni ibihe si by'isi uzayikora se ko bafanze ivangamutungo ujya wirukankiraga kujya nigenda mubabare mumukuraho ngiye kujya nigenda mubabare we mu kanya ndaje naragucaho mu muhanda utamuza ubuguru nyegamyemo inyuma wegamyemo ibiki nyegamyemo nkigenda mugendesha fungure se arayijyanye umufunguro urupanga yitwa ahubwo mufungura umusogoye
So ayisore. ndakubwiye ngo genda ufungure usohoye Eyiwe. musezera agende fungura cyane niyanga umunage fungura ndagenda tuka we mwabahennyi mwe babi cyane ntabujya gutuma abandi umwana wanjye apfa buriyo rifata umwana wanjye nari kuzakubika nka kuri reka namuhe tuzi imodoka irangize nigendere nawe ko nari gutumya yivane ngo azarebera abaryo ngo ni nyirabukwe uramusohoye cyangwa yatwumvaga natwihorera Namushatse mu nzu yose sinzana yahise ajya. nawe abatinya ko bajya ngo bamuteye ihahamuka ugenda nta gacece nikagaruka hano ntuzagafungurire reka muhanganira yivane nawe uzi ko ngiye kuzasaza asaze cyangwa nikoreye igitebo niko ayivane ayivane we ayivane 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 ase ntabwo wampamagara rimwe ntabwo numvise kwe wowe iki ikintu ngo wampamagara inshuro irenze imwe kwe bigenze bite se ko numva ntabwo nyakubukwa avuye hano ese kuki utamwakiriye mwakira iki mwakira iki kumva yaraje gutwara imodoka ye kutayimuhaye akunda uruzura wowe ari yagiye namwirukanye ajana n'imodoka imugenza aje hano ambwira ngo aje gufata imodoka no kubaza urupfu rw'umwana we ngo niba udakurikiranye gahunda y'urupfu rw'umwana we wagiye kurwikurikiranira ikindi cya kabiri ngo iriya modoka wajyaga kuyihinduza ngo amapine n'amarange mwabivuganye ubundi iriya modoka uzi ko ibyo bibazo baba bakubwira ari wowe byo kubitorera uzi ko nta muntu ushaka kuza ngo ambwire ubusa nk'ubwo ngubwo nahise ubundi iriya modoka yanditseho ndi ko numvise ambwira ngo niyi we warabwiye ngo niyo umugore wawe ngo mwarasezeranye uburyo nujya kurwana intambara jya ubanza umenye uburyo uzirwana nyine ndihagazeho wihagazeho se none se imodoka ni iy'abana ngende mureka impapuro kuri iriya modoka yanditse kuri njyewe nese umuntu aza gutora imodoka niyo yampaye ese kambwiye ngo rero wayiguse ikindi ibintu byo kubaza umuntu witabye imana mu mbabarire ngiwe murimo muragumye munstresa mu mutwe nanjye munyibutsa ibintu ashaka nyine nanjye mubwiye ko abatera umwaka ariyo mpamvu umwana yapfuye nuko arabatera umwaka kandi ntamubwire ma ikindi gicunga amagambo uvuga kuko hari igihe uzashiduka wavuze n'ibindi wasanga baranakoze ari nawe wanamwishe ugasanga baranakufunze ayivana arakwiye iryo shingiro arakwiyamye mu kanwa kawe sinkajya murwanira ngo nshoze ukanga nurangiza ukagire nk'amagambo uvuga uba wumva harimo discipline ku buryo wabwira umuntu n'ikibazo kimuzanye gatuma asubira abonye none se ko baraje gutwara imodoka noneho mukurikira iyo umuntu yayirebaga se yayitora ubundi se wajya guhinduza imodoka yiwe ujya kwisiga yandi ariko yandi ushaka iki niba ari iye se kuki ari kuza kuyisaba hano kuki ataje ngo ayitore ngo agire nisa atayisaba nimba ari wowe wayitwaye uri kumwe n'umwana we ikindi kandi akaba yarapfuye nimba ari wowe ntukazajya utuma nirirwa ntukana mu ugaruka kuyikwaka umubwire yuko urara urwibutso rwasigaye rw'umugore wanjye ko navuze se n'ubwo urumva numva wenda kundi ikibazo ibyo uvuga ariko iyi ngiyi ni amagambo uvuga wagira ngo ni wabigizemo uruhare kandi bazagufunga si impozamarira iriya modoka unyibwirire ibyatumye umamagara ko nyine nanjye kuvuga ko nyoko kwavana kandi ndashaka kwigira mu mujyi ngiye kwambara ndashaka kunjyana mu mujyi ninde kujyana wowe ubu se wayicaramo nkayicaramo se ese ndagenda n'amaguru imodoka iri hariya sinabwira wa muhungu se ngo yoze ntiyamaze kuyoza none se wabonaga yarakaye se cyangwa ataraho kwenda no kurira se abantu ukwiye kumubwire ngo tumubwire uburyo umwana we yapfuyemo ariko nyine mpita mubwira ko ari ubuteramwaka ubwabo bwatumye umwana wabo apfa murangira nawe wambaye gutyo se ndeka none se nyuma y'ibibazo byose abantu barakomeza barya nabi dufite amafaranga reka tujye tujye twirira n'ubundi ni hahandi none se njyewe byabaye biratuma nicwa n'inzara cyangwa njyewe nkomeze n'ibishyimbo n'ibiki byose mfite amafaranga we njyana guhaha njye kwihahira yesu mbere kuntera ngiye kuba hunze kandi hano mba ngiye kure hano nyine reka maze njye kwihahira ubundi mbona kugenda ese nabigenza gute nese ubwo umukozi wabwiye ngo ajye koza imodoka wumva yibereye aho ngaho ngo urumva ibyo none se ntiyayirangije reka rirangiye karo fungira ibintu uzajya kwihahira njye ntugende utangiye guhaha kuko nkeneye kwirira neza nimugoroba ntabwo nzagira ibibazo mfite ngo nicwe n'inzara njyana nabi dore nanitse amagufwa umubiri wose narangaye
ibyo mbwira byose ndabyumva ariko urabizi ko ikintu cyabaye cyo hagati yanjye n'umugore wanjye ntigeze mbihitamo. So rero yaba ibyo nakira byose amagambo amvugwaho ntabwo nabura z'abantu kuvuga n'ubundi niyo tuba twarashakanye babandi baba banavuga ko banavuga yuko umuntu tutanakundana cyangwa hari ikindi kintu umuntu amukurikiyeho. Ese kubizi yuko nari ndi imbere ndi kumwe n'umukobwa wawe koko mwana wari waramukunze aragukunda ntiwabihisemo kandi nawe ntiyahisemo kwitahira. Erega mwana umenye ko hari ahantu nta wamenye ibyabo ntabwo ari heza ibyo byose kuko nta n'uwagiye ngo agaruke ariko agahinda ngira ni mama wawe uhora antoneka ngo turabahennye ngo turabateka mutwe ngo turabatera mwago ufite umubyeyi ni umubyeyi wawe ni mwiza kuri wowe ariko yarantonetse ambera muri pe kwigorana nyine kuramutunze uretse kubushize yambwiye yuko wenda naje hano ntitwabonana ariko si ukubera yuko ntabyifuje ahubwo wenda no kubwo kitari igihe cyiza cyo guhura. So n'umuhungu wawe aza hano sometimes ambwira amagambo mabi nyine bikambabaza nkabura uko mbigenza ariko nanjye ntabwo ninjye wishimiye buno buzima kugeza aho numva nshaka nanjye no kujya mu rugo nkashaka kandi hano njye. Ikindi kandi mama ntabwo wamuhindura uko ari nyine urabizi ko twanamutunze na mbere y'uko. Ikindi koko uretse kubeshya ubu nawe kuri mu bantu batekereza ko nawe waragize uruhare mu kwicwa k'umukobwa wawe ndavuga umugore wanjye. Niba rero utarabigizemo uruhare kandi utaranabishakaga ko mutandukana kandi mugatandukana ku mpamvu z'urupfu nawe bigiremo uruhare gushakisha umwicanyi. Rega ntacyo nakora. Rega nagaruka nga kumuwafasha cyangwa se ngo nkurikirano mvugo navuga umwicanyi kuko ntago mbizi neza niba ahubwo atari ngiye yashakaga rero bigasa nkaho ari ukumwishyira cyane yuko ahari wagira ngo ni nanjye yashakaga kuko yagiye kundasa mbona Brianne aritanze. So rero ntabwo nicaye gutyo kuri kuzamenyekana gusa sinzi impamvu nyine muhora mutekereza yuko wenda yaba ari umuryango wanjye cyangwa nyiwe nabo nabigizemo uruhare kandi ubizi neza yuko ubu ko twabukoze twabupanze twanabuteguye uretse kuvuga ngo mama kandi nawe ntiyari kubyanga nuko nyine yumvaga nta kundi yabigenza niyo umuntu abirwanyaga. Ngere impamvu navuze ngo wenda tunavugane twicare hamwe ndagira ngo ubanze uvaneho urujijo rw'uko ngewe nabo nagize uruhare mu icwa ry'umukobwa wawe ntabwo ngiye washatse kwihekura ku munsi w'ubukwe nakabe nabikoze kujya tunasipendinga amafaranga nakuriye wari umushaka kumwica cyangwa se kumuhitana wakamuntu yakaba yarabikoze mbere y'igihe. Ikindi kintu murumva mukeneye imodoka y'umukobwa wanyu nyibasubize kuko yo amagambo yivugirwaho yo numva nyarambiwe mu mbwe nimwe mukeneye nyibahereza. Umva rero mubwire mwana ubundi umuco wacu umukwe aba ari umwana wawe wowe bizakuve ku mutima. Ikindi navuga kurikirana urupfu rw'umugore wawe. Ikindi cya gatatu umenye neza ko iyo abantu batashatse ko umuntu n'undi babana byanze bikunze hari abakomeza gukurikirana uwo muntu rwose ntashidikanye. Uzabikurikirana ntabwo ngiye kuvuga byinshi ngo mbe narabuze umwana wanjye ngo mbure ururimi rwanjye ndutakaze ku bidashoboka nduvugishe ibitari ngombwa nk'uko umubyeyi wawe buri teka antoneka ngo turabahennye. Ese abahennye ni wowe wapfuye cyangwa n'umwana wanjye wapfuye?
ese umuhennyi yari ihene yarapfa ibyo byose bintera intimba n'agahinda nabuze umwana wanjye niwicara ugatekereza neza iyo modoka ntushaka uzayizane cyangwa se ntushaka uzayihore n'umwana wanjye naramubuze Brianne wenda unyanganira kubw'ibi ngibi ariko ntabwo wabuze umwana wawe ariko ndamukundaga naramukundaga kandi n'ubu ngubu ntabwo aramva mu mutwe so bivuze ngo imodoka nyifite nk'aho ari urwibutso uranyihanganira rero ntacyo kuvuga kindi bambwiye ngo uranshaka agenzwe n'iki noneho nyuma amagambo wumva umaze kumbwira iminsi mike ishize urumva ugarutse kumbwira ndi ugarutse kunshunga amarozi ko witwara wagira ngo ni umukozi w'iwanyu wenda witabye Imana wajya hose sister wawe ushaka ko nitwara gute mwana wakagombye kuba unaha icyubahiro by'ubuzohoza ari umugabo wa sister wawe cyo kikugira injajwa gutyo ze injajwa bro injajwa man kandi ku rwego rwo hejuru imwe se cyangwa ebyiri ndi nyinshi okay ngaho nyine wowe utari injajwa byibuza na SMS nyine waranzaniye mbwira banarashizemo imiyaga buriya ntukagira ngo ni ibintu biba byarangwiriye gutyo sibyo we ntabwo uri umugabo w'ikigoryi kuri urwo rwego ku buryo wicaza mama wanjye hano ngo akamubwira ubwo bugambo nimba utekereza ko atari buza akabimbwira siko no kubwiye yuko ntabwo ukeneye muri no rugundi kubera icyo komeza kugaruka urugo rwande ko mu rugo uri ntuza inde uri ikivumvuriza urumva we wazaga iwacu ukahisi risengera tukakureka none ngiye iminsi ngaye maje hano ngaho ukumva ari ibintu birenze ubundi turapfa iki makakanya nta kintu ngiye napfa nawe ikintu cyo kukubwira reka ubugambo bw'iki sibyo reka ubugambo ko muri no minsi ndi kugukorera etide bizina ry'Imana etide ndi kugukorera ninangira kwa Afrika hano ngo bigende bitese ninangira kwa Afrika hano ibintu byanjye wagira utese nakugira gute wowe nta kintu ushaka nza gukorera bikuru byawe ni nagukoreye sinzi nimba ubyibuka bro hari kera try your best ikindi kandi nta kindi oya kirahari nta kindi kirahari kubera yuko ushaka kunyereka se kuri Michael Tyson ushaka kunyereka kuri Michael Tyson wanyisinjajwa ariko ndabona uriyo izina guri injajwa none sinigeze muza no bujejwe iwanyu iyo muna gusanze mu rugo umva mubwire uricarana na mama ukamubwira bro man jya wicara warafeirinze kabisa jya wicara mu rugo kabisa baguhe warafeirinze hariya warafeirinze hari revo taragiraho man revo yese ndi gukina game umunsi nyine iyi ni Ry'Urukundo gukubita ibintu bya serie original uricara n'umukecuru ukamubwira ubugambo ibaza ari umuntu mukuru uzikuramo imyenda umwereke kugeza n'amagingo yawe ndi sikire gupfange nawe we shara we nta kintu ufite cyo kumbwira nyuma y'ubwo bugambo wasoje kuvuga se toza ngewe bro ngiye ndemewe kuvuga niko biteye gahunda kuntu imeze rero ntugire ngo ngende inkura mukecuru ntago ndi nka mama wicaza ukabwira ibintu byose ngiye wapi ntago wanzana hayo maganya kuko uri umuntu mubi cyane bro ariko nyuma y'umuntu mubi shaka kuzafata ubwonko bwawe nkabumenamo akaside gakenya wallahi uzasigara uri igikarito kandi aho ngaho uzamenyera uko ntengewe zajya mfata udutsinga ncomeke muri ibyo byinyo byawe birimo ibyuma nibwo uzamenya icyo ndicyo sibyo jya umva Bruce ukagira ngo ntabwo ndi Bruce Melody nta kindi usigaje ndaza undi muntu vampire itanabaho cyane uzabujije kurwana irega nta nubwo we wananira hano nakwiteruza hano nkakubika mu mufuka gutya nkigendera gerageza uzabikora uvuye mageragere sibyo nzaguturitsamo akantu k'ingume bro ngira ngo ni black umutima w'ubwo naraboneye man mwerekeze se
reka ubundi umuntu yahise kandi ndakunda nahuye na byinshi mu nzozi n'ukuri mbuze uko mbisobanura gusa nabyise ibara ry'urukundo